Itindeho, my dear friend, yaba wamenyaga yuko mu batuye isi atari we wa mbere cyangwa uwanyu. Ikindi ukamenya ko muri abo bayituye nta nshuti y'isi yigeze ibamo, hanyuma ukubakana umubano n'abayirimo. Nshuti, hear this, ntawigira. That's why always ugomba kujya uzirikana yuko aho uri hahoze uwundi, hari uwahoze ari uri uyu munsi. Itindeho, ese wari uzi ko nta bishya wazanye hano ku isi? No, nta innovation wazanye, ahubwo waje ukomereza mu byo wasanze. Rero wibyitwaramo nk'ibyo wahanze. Nta cyiza nk'ubunyangamugayo, nta kibi nk'ubuhemu, nta kimwaza nko gusaba uwo wimye, nta kimwaza nko gutabaza uwo wagutabaje ntumutabare. Itindeho, Umunyarwanda yaravuze ngo umenye uko bwije ariko ntumenye uko buri buke. Aravuga ngo bucya bwitwa ejo. I tell you people, nk'uko umukozi ategereza umushahara we w'ukwezi, niko nawe utegereje iherezo ry'urugendo rwawe hano ku isi. So nakubwira ngo always be ready. Ndabakunda cyane, nitwa Olivier. Shalom.